reka nkwifuza amahoro dukomeje kubana, tubashimire ko mudukurikira. Aka kanya tuje kubagezaho ibimera byifitemo ibanga gakondo cyangwa se ibimera bikomeye cyane mu kuvura. Mbese ni ibimera abantu benshi bakunda kwifashisha mu mibereho ya buri munsi kandi bibavura indwara zitandukanye. Mu bisanzwe kandi iyi miti yose dukoresha iba yavuye kwa muganga n'ubundi ikorwa hifashishijwe ibimera. Hano rero tuje kureba ibimera bifite ibanga rikomeye cyane abantu benshi bakoresha imiti ya gakondo bakoresha. Nawe wabimenya ukaba wabyifashisha aho biri ngombwa, gusa inama tugirwa niyo kugana kwa muganga wabyigiye. Ibyo bimera turarebaho muri rusange ni inyabarasanya, umuravumba, ikinetenete, umwenya, umubirizi hamwe n'inteja. Duhereye ku nyabarasanya, ni icyatsi cyamamaye cyane kandi abantu benshi barakizi, no mu mibereho y'Abanyarwanda kuva kera kirazwi. Ntibyagutangaza kubona umuntu wakomeretse yarangiza agafata inyabarasanya agashyiraho. Kuva kera nyine zakoreshwaga mu komora ibikomere. Nk'uko bigenda nyine, igihe umuntu yakomeretse afata ibibabi by'inyabarasanya akavuguta, noneho agakamurira aho yakomeretse, igikomere gihita gikira byihuse. Inyabarasanya kandi yifashishwaga cyangwa yifashishwa ku bana barwara icyo mu nda bakaribwa. Ubuvuzi bwa kizungu bugaragaza ko ari amara y'umwana aba ari kugenda akura yirambura, bigatuma umwana ababara mu nda akarira. Gusa kera bayifashishaga mu kuvura abana icyo mu nda kandi barakiraga nta kabuza. Nanone kandi inyabarasanya mu gihe cyo hambere yakoreshwaga nk'umutsindo. Ingabo z'u Rwanda iyo zajyaga ku rugamba, hari abantu babaga bitwa abanyamitsindo bakoreshaga inyabarasanya baturasaniye. Mbese zatumaga ingabo z'u Rwanda ngo zidapfa gutsindwa. Ikindi bayikoreshaga batongera abanzi babo ngo barasane hagati yabo aho kugira ngo barase ingabo z'u Rwanda. Mbese bayikoreshaga batongera abanzi bari kurasana n'ingabo z'u Rwanda kugira ngo ziviremo gutsindwa. Ikindi kimera tutabura kuvugaho kandi ni umuravumba. Umuravumba ni ikimera kizwi cyane haba mu mujyi no mu cyaro. Ku muntu w'icyamamare baravuga ngo azwi na bose nk'umuravumba. Umuravumba rero urazwi cyane kubera yuko ukora akazi gakomeye mu kuvura indwara zitandukanye. Nk'igihe cyane cyane umuntu yarwaye inkorora, ashobora gufata utubabi akaduhekenya akamira amazi yatwo. Gusa akirinda kuwukoresha ari mwinshi cyane kuko wamutera ibindi bibazo nk'uko twigeze kubivugaho mu nkuru yihariye. Umuravumba kandi ukoreshwa mu kuvura indwara zo mu kanwa kuko imiti ikomoka ku bimera nayo igira akamaro cyane mu kuvura indwara zifata mu buhumekero. Ubwo rero igihe umuntu yagize ikibazo cyo mu kanwa, nabwo umuravumba arawifashisha kandi agakira. Ikindi kimera tutabura kuvugaho kandi ni umwenya, wo twanakoze inkuru yihariye kubera yuko ufite akamaro kanini cyane twarebye by'umwihariko. Umwenya rero ukungahaye ku ntungamubiri nyinshi twarebye, ariko muri rusange aho tubizi bawifashisha mu kwivura inkorora. Kubera ko umwenya rero ari umuti uvura kandi utarora, ushobora no kwifashishwa mu cyayi bakawukoresha nk'ikirungo. Ubwo icyarimwe rero uba watumye icyayi gihumura kandi wanongeyemo za ntungamubiri ziraza gutuma umuntu yirinda akanivura indwara zinyuranye. Ikindi kimera tutabura kuvugaho kandi ni umubirizi. Umubirizi uvura ububabare, wenda nk'igihe umuntu ababara umutwe akaba yawinywa ukamufasha, ariko cyane kuwukandisha mu gihe umuntu yavunitse cyangwa se afite amavunane atandukanye nabwo biramufasha. Ikindi nanone imizi y'umubirizi nayo hari ubwo bayitegura bakayivanga n'imizi y'ibindi biti, hanyuma bagasabika ubundi ikavura inzoka zo mu nda z'abana. Ikindi kimera tutabura kuvugaho kandi ni inteja. Inteja bitewe n'ubwoko bwazo zifashishwaga mu kuvura amahumane hamwe no kuvura ibibyimba. Nanone kandi inteja zashoboraga kwifashisha mu kwivura isekera. Aho wavunaga uruteja ugasiga umushongi warwo aho urwaye, isekera ngo yahitaga ikira. Ikindi kimera tutabura kuvugaho kandi ni ikinetenete. Ikinetenete kirazwi cyane ku babyeyi cyangwa se ku bantu babaye mu rugo rurimo abana mu minsi yatambutse, nta kuntu baba batakizi. Mu mvugo ya kera baravugaga ngo ikinetenete gituma umwana anetera mu nda. Mbese no kuvuga nk'igihe yananiwe kwituma byahitaga bikunda, bityo ibyamuryaga bigashira. Hari n'abagikoreshaga kandi mu gihe umwana yarwaye inkorora, bakacyotsa mu rukoma bagakamura bagaha umwana amazi yacyo. Ikinetenete kandi gikora nk'icyo bita umukunde, gufasha umwana gukundana n'amara ye ntakomeze kuribwa mu nda. Tugushimira dukomeje kubana ku Mvano TV, turi kubagezaho ibimera bigera kuri 5 by'ingenzi cyane mu buvuzi gakondo. Twarebagamo inteja, ikinetenete, umubirizi, umwenya, umuravumba,
hamwe n'inyabarasanya. Byose rero ni ibihingwa by'ingenzi cyane kandi byafashaga mu buvuzi gakondo, cyane ko n'ubu hari abakibyifashisha.